yewe ga we ye baba we yo. Ibingibi byo ntabwo mwari mubizi, ibingibi ni ubwa mbere mubyumvishe. Ubu se ndabihera hemuka byaramwe, ariko ntabwo nabyiherana, reka mbibabwire. Wari uzi ko mu itorero rya ADEPR ba bantu baba muri minisiteri, ba bantu baba muri komisiyo, isaha n'isaha manda yabo itarangiye bashobora kumwirukana bakamukuramo? Ubwo wari ubizi ko bashobora kumwirukana bakamukuramo? We umva, hari ibyaha tudasoma muri Bibiliya. Itorero rya ADEPR ryateganyije yuko ushobora kugikora bagahita bakwirukana rwose ako kanya bakagusimbuza undi. Rero impamvu mbikubwiye, ndagira ngo ejo utazabikora bagukuramo ugatangira ukavuga ngo baranyanga, ngo bangendaho, ngo rwose, ngo n'ubundi, ngo niko babaye, ngo sinjye wa mbere, ngo n'abandi barabirukana. Ariko reka mubwire, niba uri muri minisiteri runaka cyangwa ukaba uri muri komisiyo runaka, warangiza ukajya gukora imirimo yose y'ivugabutumwa cyangwa se inyigisho cyangwa se ibiganiro binyuranyije n'imyizerere shingiro, bivuze ngo ubundi mbere yo kuba muri komisiyo cyangwa muri minisiteri wagombye kuzi imyizerere shingiro y'itorero rya ADEPR kugira ngo utazakora ibikorwa binyuranyije nayo. Hanyuma ukaba uzi n'icyerekezo cy'itorero rya ADEPR kugira ngo ibiganiro uzakora cyangwa ivugabutumwa uzakora cyangwa se inyigisho uzatanga ahantu aho ariho hose, habe no kuri YouTube, binyuranyije n'icyerekezo cy'itorero rya ADEPR cyangwa bikaba binyuranyije n'intego z'itorero rya ADEPR. Ibyo nabyo ugomba kubimenya. Naribabwiye, icyerekezo cy'itorero kirahari, imyizerere shingiro irahari, intego z'itorero ADEPR irahari, indangagaciro z'itorero irahari. Ibyo mugomba kubimenya. Rero ni ukuvuga ngo ndetse na gahunda z'itorero, amategeko n'amabwiriza by'itorero ukabyica, mbese ukagenda paraleli yabyo, ukagenda imbusane yabyo. Icyo gihe iyi minisiteri uzajya kubona ubune bayikuvanyemo ngo wisange hanze. Ikindi cya kabiri uzirinde gukoresha ibikoresho n'umutungo by'itorero mu nyungu zawe bwite. Kandi ibintu nari babwiye no ku badiyakoni, ibintu ntabwo byemewe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. N'abadiyakoni ibintu ntabwo babyemerewe. Ni ukuvuga ngo ibintu byose mugomba kubikora mu mucyo, gukorera mu mucyo. Gusa si indangagaciro yo muri ADEPR ntabwo muyizi. Hanyuma icya gatatu ni ugukoresha nabi ububasha afite kubw'inyungu ze cyangwa iz'abandi. Ushobora kuba uri muri minisiteri ugakoresha inyungu zawe, ugakora ibikorwa ariko ibyo bikorwa ukaba ubikoze kubera ububasha ufite, ariko ibyo byose ukaba ubikoze ku nyungu zawe cyangwa n'inyungu z'abandi bantu mukorana runaka, mubana se muri minisiteri cyangwa se hanze cyangwa se mu itorero, ariko ukabikora ukoresheje ububasha wahawe. Ibyo bintu nabyo bimenyekanye bahita bagusezerera. Ikindi ugomba kwirinda cya kane, ugomba kwirinda kumena ibanga ry'umurimo w'Imana cyangwa se gutangaza amakuru y'itorero utabifite uburenganzira. Bivuze ngo ubu nanjye hari ibyo wambaza nubwo naba mbizi nka kwihorera, kubera ko nabifite uburenganzira. Njyewe ndi kukugira inama yo kugira ngo uvemo umukristo mwiza cyangwa umunyarwanda mwiza cyangwa umuntu mwiza, ariko ntago bivuze ngo wanshuka ngo nimene ibanga ngo ndimene ngo mbikunde. Hanyuma icya gatanu ugomba kwirinda, uzirinde kugambanira itorero cyangwa mu bikorwa birwanya itorero rya ADEPR. Ngira ngo murabizi ko hari igihe abantu bajya mu bikorwa bagambiriye kurwanya ADEPR, bagambiriye kurwanya ibikorwa byayo. Iyo babigusanzemo uri umwe mu bantu baba muri minisiteri cyangwa bakabigusangamo uri umwe mu bantu baba muri komisiyo, rwose bahita bagusimbuza undi byihuse. Ikindi cya gatandatu nacyo gisa n'ikiri mu nshingano z'abadiyakoni. Urebye izi nshingano z'abadiyakoni cyane izaba bari muri minisiteri iyo ari yo yose, za minisiteri uko ari 10 cyangwa za komisiyo uko ari 6, ibibareba bijya guhura n'ibireba abadiyakoni. Ni ukuvuga ngo iyo ubaye umwe muri minisiteri ukarebera abangiza umutungo w'itorero rya ADEPR, bikamenyekana, amakuru agatangwa, bakabiperereza bagasanga ni ukuri, kukuvanamo nabyo ni nk'ako kanya. Icya karindwi ugomba kuzirinda, wowe uba muri minisiteri, wowe uba muri komisiyo, ariko nubwo waba uri umukristo, ibi bintu nawe uzabyirinde rwose. Bene data, mureke dukore ibintu mu mucyo, mureke twirinde ibintu bibi, twirinde amakosa, tuba abantu beza.
icya kane ni ukujya kuvuga ubutumwa mu yandi matorero ukabuvuga nta ruhushya rw'umushumba mukuru w'itorero ADEPR cyangwa undi yabihereye ububasha waruguhaye, ukazinduka uti Imana yantumye runaka, Imana yantumye hana. Ibyo bintu muntu uri muri komisiyo rwose uzabyirinde, n'Imana igutuma uzagenda ubwira umuyobozi ubinyurire mu nzira zemewe, ni byiza cyane. Hanyuma utazumva uwo bahagaritse rero yanze kubahiriza amategeko cyangwa amabwiriza ngo utangire uzane amagambo ngo bamurenganyije ngo byagenze gutya na gutya. Oya, ibintu birateguye, tubyirinde hakiri kare bitari byaba. Buriya kwirinda biruta kwivuza. Hanyuma ikindi kitemewe ni cya munani ni ukunyereza no gucunga nawe umutungo w'itorero ADEPR. Ushobora kuba uri kontabure, ushobora kuba warahawe inshingano, ushobora kuba warabikijwe ibintu runaka wabinyereza rwose bikamenyekana, rwose nawe urumva ibyo bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari iby'abakristo, ni uguhita bagusezerera. Ikindi cya cyenda ni ukubiba amacakubiri no gukurura umwuka mubi mu itorero. Ibyo bintu murumva ari byo se? Kuba uri muri minisiteri, ubarizwa muri minisiteri y'abantu 7 ukaba uyibarizwamo, cyangwa se ukaba uri muri minisiteri cyangwa uri muri komite yayo, ibi bintu uzabyirinde. Ibintu byo gukura amacakubiri, ibintu by'umwuka mubi mu itorero, rwose ibyo bintu mubireke rwose mubyirinde. Hanyuma ikintu gikomeye kizagonga abantu benshi rero ni icya 10. Kivuga ngo iki? Kiravuga ngo kubana nabi n'abo mu rugo rwawe. Ubwo rero ukimara kumenya minisiteri urimo, ukimara kumenya yuko uri muri minisiteri, ukamenya yuko ufite inshingano runaka, ihangane niba urubanye nabi n'umugore, wenda mubane neza kubera iyo mpamvu. Rwose murabizi yuko njya nkunda gutambutsa ibyigisho bivuga kubana neza mu muryango, uzabikurikira kuri channel yitwa Mama Hippocrate TV, aho dusaba abagabo n'abagore ko kubana nubwo ibibazo biboneka ariko abantu bagomba kubana bihanganye. Hanyuma icya 11 kikavuga ngo icyo ugomba kwirinda ni iki: kwigomeka ku buyobozi no kudashyira mu bikorwa amategeko, amabwiriza n'imyanzuro by'itorero. Ni ukuvuga ngo niba uri muri minisiteri, ukaba uri muri komisiyo, ukaba uri mu buyobozi mu itorero rya ADEPR, nta mpamvu yo kwigomeka. Nta mpamvu yo kwigomeka niba hari amategeko yasohotse cyangwa hakaba hari amabwiriza n'imyanzuro by'itorero. Utegetswe kubishyira mu bikorwa byanze bikunze. Hanyuma icyanyuma nsorejeho ni ugukora ibyaha bikurikira: kuba uri muri minisiteri, ukaba uri muri komisiyo runaka, uzirinde ubusambanyi. Niba bugufatiramo cyangwa tukabikumvaho, tugakora iperereza tugasanga nibyo, ubwo ngubwo izina ryawe uzasanga twarisimbuje undi muntu. Kunywa inzoga uzabyirinde, kunywa ibiyobyabwenge uzabyirinde, ibintu byo kurwana ariko ubundi ugira ngo ubundi ibyo bintu abadiyakoni barabyemerewe? Reka. Uba muri minisiteri rero ntabwo wemerewe kurwana. Ubwo niba umuntu ashaka gukubita n'urushyi, nyine ijambo ry'Imana rivuga ngo niba gukubita urushyi mu musaya umwe uzahindurire bagukubite no mu wundi. Ariko njyewe bamwe nkabagira inama, nawe gukubita mu buryo ukabona utari buhindure uzahite wirukanka. Ariko ubundi ikindi uzirinde n'ubwicanyi, uzirinde n'ubujura, uzirinde n'ubugambanyi n'ibindi bisa nabyo, ndetse n'imyitwarire idakwiye yakwemezwa n'inzego zibifitiye ububasha. Ibyo bishatse kuvuga iki? Inzego zifitiye ububasha ushobora kugenda ugasanga RIB iragufashe, igukurikiranyeho ibyaha runaka by'imyitwarire mibi, imyitwarire idakwiye. Tayari tukimara kubyumva yuko RIB yagufashe igasuzuma ibyawe igasanga nibyo, ikagukatira, ikakujyana mu rukiko ukaburana bakagukatira kubera iby'imyitwarire mibi. Ubwo rwose uzagaruka usanga umwanya wawe twarashyize mu ndi. Murakoze cyane rero, reka ne kubarambira dusoreze aha ngaha. Ariko niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe. Numara gukanda subscribe, ibiganiro byose bizajya bihita bikugeraho. Nurangiza ushyireho like, ushyireho na comment, uvuga uti ibi biganiro byanyu mbyumvishe gutya. Hanyuma nurangiza ibiganiro byacu ubishare inshuti zawe. Turabakunda cyane rero, Imana nibahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.